Hello guys, uyu munsi wa none rero tugiye kubereka uburyo ushobora udukoryo cyangwa se tricks cyangwa se tips. Ni utuntu tuba abenshi baba batatuzi cyangwa se utuntu tuba turimo imbere behind abantu benshi badakunze kumenya. Uyu munsi wa none rero dufite hano Excel tableau cyangwa se table ifitemo amazina abanza n'amazina y'abantu n'ibihugu baturukamo. Wakwibaza uti kugira ngo ntandukanye amazina n'ibihugu ndabigenzane. Hano nashyizeho names and country name, izina ry'igihugu. Hari wavuga ati ndajya selecting arine gutya, nkore right click kuri copy, ngaruke pasting, ngaruke hano selecting izina ry'igihugu copy, ngaruke hano muri paste. Urabona ko ufite urutonde rw'abantu benshi byakugora rwose inshuti. Bwira umuntu mwegeranye uti byakugora pe. Urakoze cyane. Hanyuma reka tubisibe durebe uburyo bworoshye bwiza kandi butuma n'akazi ka buri munsi kihuta. Niyo mpamvu mpari rwose nzaya mbafasha. Uraza ukajya aho liste yawe itangiriye. Aha ni muri names. Urabona ko umuntu wa mbere yitwa Aline, ugakirikamo ukandika Aline. Urabona ko byanditse mu nyuguti ntoya, muze kureba. Ubwo bivuze ngo n'ibindi birahita biza mu nyuguti ntoya. Uko nanditse izina rya mbere niko nandi mazina agiye kuza. Ndahita nkanda kuri buto ya control, nkandi no kuri E. Murabona kandi mazina yose arizanye mu buryo bworoshye. Nimbisiba murebe, nandike ijambo Aline mu nyuguti nkuru, ndakirika hasi nk'ugiye gushyiramo undi, nkandike control E. Urabona ko amazina yose hano yose muri amazina ari guhita yizana mu nyuguti nkuru. Reka tujye no kuri country name, izina ry'igihugu ndarika U nkuru, Uganda, nk'izina ry'igihugu cya Aline, nkande enter nk'ugiye gushyiramo undi muntu, nkande control E, inyuguti ya E irahita yibwiriza ibona ibindi bihugu biri related cyangwa se bihuye na ba bantu. Inyuguti control ndi gukanda control plus inyuguti ya E. Ndizera biri kugaragara, reka bigaragaze neza rwose. Iyi niyo buto ndi gukanda. Niyo buto ndi gukanda bavandimwe, ndizera nta muntu biruze kugora. Control E, reka dusubiremo byose mbisibe. Ngiye kujya mbanza inyuguti ya mbere aba ari inkuru, ndandika Aline nk'umuntu wa mbere muri iriya liste, mpite nkanda control E, baze nandike hano Uganda enter control E. Muri kubona ko byoroshye. Ndakomeza kubashimira, Imana ibahe umugisha. Nyamuneka kora subscribe ujye ubasha kubona video zanjye zindi, kandi ujye ubisangiza n'abo mukorana mu kazi ka buri munsi, ndetse n'inshuti zawe zindi mutari kumwe. Umunsi mwiza.